kuvuga iyi nomero none ngiye kubona mbona hari umuntu wari ubyimbye amaguru, mbona hari umuntu wari ufite ikibazo cy'amaso, mbona hari umuntu wari ufite ibintu biri kumuriza. Numva Imana ibwiye ngo abo bantu batatu Imana iramenyira barengeye. Nibyo rero mbise nerekezamo nibagirwaho narindi, ariko Kristo aravuze ngo aba bantu bakira ubutabazi kubiri ibi bintu babonaga bibabangamiye. Imana iramenyira barengeye. Abazifunzwe kuranda rumwe ni ikibazo, kuko abantu bamwe twese birahari ijambo rivuga ngo ndimukirengagize guterana kwera. Ni byiza ko twahuriraho tugaterana, ariko ku ruhande rwanjye ahubwo ubu niho mbona nambaye imbaraga kuruta uko mbere byari bimeze. Kuko ubu nonaha twahagararana hano turi tukavuga Imana, twajyara mu muhanda tukavuga Imana, ahantu hose twahajya tukavuga Imana. Nibyo ni byiza ko zafungurwa, ariko n'igihe zaba zidafunguwe ndakizatuma Imana idakomeza kwitwa Imana. Ikindi cya kabiri cyo mbamya ko ndabwo urugamba turimo none n'abatubanjije bagiye bahura narwo. Rero icyo mbivugaho ni kimwe, inzengero zifunguwe arongera akoresha itegeko. Haleluya. Aramubwira ngo ongera ujugunye inshundura urobe, ongera ujugunye inshundura mukobwa, ongera ujugunye inshundura mugabo ngurikiranye, ongera ujugunye inshundura mubyeyi urwo rwubakwe, ongera ujugunye inshundura mugabo business yize mu mugisha, ongera ujugunye inshundura yewe wowe ngurikiranye ubugwayi bukire, ongera ujugunye inshundura. Niko Yesu akubwiye. Yesu abwira Petero ngo ujugunye inshundura, arangije aramubwira ati oya, ti databuja twakesheje ijoro turoba ndacyo twafashe. Aramubwira ati ndako tutagize, nawe ndakutagize, washakishije ahantu hose biranga, ariko Yesu yongeye kuza mu bibazo byawe. Arakubwiye ngo aho wari ukubona byanze nihaje gukorera, ubonaga ibyawe byaratwawe etaya mandosire, ukabona imigisha yawe warayitwawe mu buryo utazi. Imana iri kuvuga ngo Satani hari ibintu yari yarabambuye mu biganza byanyu. Kristo aravuze ngo yongeye kubagarurira imigisha mu biganza byanyu. Enitaya mandosire kere tokera sika ati enitaya hari abandi Imana ibohoye kubwira ijambo. Twongeye kubasuhuza cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Ni akagaruka kuri ndi Umukristo TV. Reka dusuze bene data muri mu Rwanda, mu mahanga hirya no hino abashobora kumva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Reka tubabwire ngo imbabazi z'Imana no kubera ko Imana bikomeze gutindana namwe cyane. Twongeye kunezwa n'Imana mu mutima, kongera kugaragara kuri ndi Umukristo TV, ndetse tuje kuganira namwe ijambo ry'Imana cyangwa se ibiganiro byose bifite aho bihurira n'umurimo w'Imana n'imbaraga z'Imana. Inyuma yanyu ni Pastor Labani, ariko imbere ya kamera hari umukozi w'Imana. Reka tumusabe abibwire amazina ye, ariko si ubwa mbere si ubwa kabiri agaragaye ku iyi TV yanyu. Basuhuze bene data bari mu Rwanda no mu mahanga mukozi w'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Nanjye nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Uyu mwanya rero Imana yashatse ko nongera kugera ahantu tukongera tukavuga gukomera kwayo. Kandi ntabwo naje gucyo gusa, ahubwo nanjye mfite ibintu Imana yambaye ngo mbivugire aha kuri ndi Umukristo TV, kugira ngo mwongere mwumve gukomera kwayo. Imana ikomeze bagirire neza. Imana ishimwe cyane, urakoze kandi Imana kuduhera umugisha. Tutarakomeza muri kimba hereza agatangazo, nomero z'umukozi w'Imana tuzishyiraho nyuma. Wamwifuza mugasengana ukamuhamagara, kandi yagufasha mu buryo butandukanye. N'umukozi w'Imana, Imana igimukoresha ibintu byinshi, kandi nimabwira ngo ni umwana w'Imana, umunyamasengesho, ndetse nabonye imirimo y'Imana muri we, Imana igenda imukoresha hari rwose. Kandi nanjye ndi hano umugambi w'Imana, ariko ko umuntu udafite murare byagenze gute? Habaye iki mukozi w'Imana? Erega buriya y'umuntu hari ibintu, hari amabanga yikoreye.
buriya twebwe abantu basenga tumeze nk'abantu bahetse amagi. Umuntu rero utwaye ibintu byitwa amagi arigengesera cyane kugira ngo adasitara amagi yakaba yaramenetse. Iyo mpamvu rero nanjye kuko hari ibyo nikoreye Imana yambaye kuza kuvugira kuri Ndi Umukristo TV, niyo mpamvu ubona nitonze kugira ngo Imana y'ubwayo amasezerano igiye kubwira umuntu wese ungurikiranye aya magataza kumeneka kandi akameneka ataragera kuri banki. Kandi ikindi ngirinda guhita hari byinshi mbitamvuga tutaragira muri uyu mwanya ngo Imana ishuri ikigambiriye ku bana bayo. Murakoze cyane. Urakoze cyane, komeze neza. Ndaho ndashima Imana mu buzima busanzwe, usibye ko izuba ryari ryinshi pastor. Izuba rirahari, izuba ivumbi ndi wareba, ariko Yobu niwo wavuze ngo mu bihe byose dore dushima. Izuba dushima Imana, n'imvura turayikeneye, ariko ivumbi riri kugera ku muntu umutwe akatsa murandi wareba, ariko abazi Imana bazakomera, nyamara gukomera Imana bukoresha imitwe. Wareba rwose imitwe y'amagripe yabaye amagripe, ndaho byoroshe, ariko Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Amen. Madamu ameze neza n'abana baraho. Turashima Imana. Buriya impamvu mbanjishemo kano kantu ngo madamu n'abana, kuko hano dukurikirwa n'ingeri nyinshi zitandukanye. Nabara abakobwa bakubona yenda ukiri umugabo ukiri muto ugosha agapenke kawe, abatengo uyu musore hano reka dutangire dutere imitoma. Ariko tugira ngo bamenye ko wavuye ku isoko kandi ko mu kibuga wavuyemo cyane rwose. Uyu munsi wubatse urugo kandi ni nabyo byiza. Amen. Kuko buriya n'uwaguhamagara adashaka ngo umusengane bya bindi baba badukeneyemo, wowe ukashaka kwiteretera. Rero n'umugabo ufite umugore n'abana kandi avuga rumwe n'umufasha wiwe Imana yamuhaye. None mukozi w'Imana cyangwa se mwana w'Imana, bino bindi ariko ubyumva gute mukozi w'Imana cyangwa mwana w'Imana? Ubyumva gute wowe? Kuko hari bamwe batereka ndangwanda cy'umunda wanyita umukozi w'Imana, cyangwa se ndabamwe bakavuga ngo ngende umwana w'Imana, bakibagirwa ko ari abakozi. Umvise ariko we bino bintu ko ari bibiri ubifata gute? Ni gute ubitwara? Wenda icyo mbivugaho icyambere nemera, yego rimwe naho ntigeze mbikubwiraho, ariko nanone ndabisubiramo. Yego buriya nibyo rwose, ariko uruhande rumwe natwe tujya tugera muri ubwo buzima, umuntu akabaho mu rugo akagira umukozi, ariko akagira n'abana. Ariko ikintu kimwe kinejeje, umukozi iyo akoze nabi we urabona pfa muri uru rugo ugende kubera ko wakoze nabi. Ariko umwana niyo yakigira ukuntu, nubwo yakigira ukuntu akifata uko ashaka, ntabwo wamwirukana mu rugo. Umwana nubwo wasanga n'amafaranga yayibye, ntabwo wamwirukana mu rugo. Mbese ushobora no ko hari abantu babigerageza bakagira ngo birukanye abana, ariko mu gihe batakitazwe wa mwana ukabona nongera agarutse, ariko uza wareba ukavuga ati none se nta n'uwanjye, imbewe zikaza. Niyo mpamvu rero muri ubuzima pastor tubigereranyije Imana yacu, Imana nayo igidukunda cyane. Buriya impamvu byo mbivuga ni ibi, hari abantu dusenga akakora umurimo w'Imana, wamureba ukabona ni sawa, ukabona ibintu ni byiza, ariko akagera igihe akajya nko mu byaha. Yamara kujya mu byaha nyine nawe akagenda akabanga wa mwana wahemukiye ababyeyi, yarangiza bamubwira gatoya ngo akahita yivumbura akava mu rugo akagenda. Ariko igihe kikagaruka, yagarutse mu rugo ndamwirukana. Muri ubu buzima rero, cyangwa ni Imana yacu tuba turi kumwe nayo, iyo ukoze icyaha ariko ukongera ukagaruka ugaca bugufi ukafata Imana narateshutse mbabarira, irongera ikakwakira ng'umwana wayo. Haleluya. Guma mu rugo kuko umwana wanjye. Rero aho hantu rero ari umukozi, iyo kwitwa umukozi no kwitwa umwana w'Imana akenshi kwitwa umwana w'Imana nibyo byiza. Mbese nge niyumvamo ng'umwana w'Imana. Amen. Ariko uruhande narwo rumwe, umukozi pastor, buriya uruhande rumwe kwitwa umukozi, nyine umukozi usanga harimo akandi kantu kuba hari ukundi kuntu mbitekereza. None se kusanga batwita ngo abakozi b'Imana, ngabakozi b'Imana, bino bintu ubyumva gute? Uruhande rwanjye kubera ko wenda ari ibintu byaje bikajya mu bantu batandukanye, kwa wanyite ngo umukozi w'Imana nacyo numva ndacyo bimbwiye, numva ndakibazo, kuko ubundi kwitwa umwana w'Imana
no kwitwa umukozi w'Imana, yego wowe uzi umurongo urimo, yego uwo ari we, numva byose ndacyo bimbwiye. shavuga ngo ibyo ndacyo bitubwiye, ukumbaza kwawe kubera kubimbajije, yego nakubwira ni nge ndo mwana w'Imana. Ariko nuwava ngo umukozi w'Imana, yego ntago byangira urubanza, kuko n'ubundi umurimo ndimo ndi gukora. Iyo umuntu umushize mu kazi rero barakubwira ni ugashira umuntu mu kazi ngahe pasiteri, ugashira abantu mu kazi, iyo hageze abakozi bawe bakoze akazi neza, ukuva ni byiza cyane. Uriya mukozi we nayo umubwiye ati wakoze akazi neza, nawe yumva ndanezerewe. Rero njye ku ruhande rwanjye byose, wanyita umukozi w'Imana, wanyita umwana w'Imana, numva nda rubanza binjiriye ku murongo ndimo imba nguzi. Murakoze cyane. Numva birumvikana, gusa yenda Yesu navuze ngo bikubera uko wizeye. Iyo wiyumva ngo umukozi uba umukozi, iyo wiyumva ngo umwana w'Imana uba umwana w'Imana. Kuko biterwa n'iki kurimo, nuko Yesu afite ireme muri wowe, yenda nibyo byakugira umukozi cyangwa bikakugira umwana. Sareba ko bira tuvuga ngo hara Yohana igice cya 12 ngicyo akora abamwizeye bose bakanamwemera, yabahaye ubushobozi, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane, turi abana b'Imana. Bishavuga ngo oce wowe udukurikiye, ni wowe uri buze kwihitiramo, niwe ugomba kuba umukozi, niwe ugomba kuba umwana w'Imana. Ibyo niwe ugomba kubihitamo. Ariko navuze ko nge byose ntacyo bidwaye. Nabwira abadukurikira, nibo bari buze kubihitamo. Niba koko waba umukozi w'Imana, niwe ugomba kuba umwana w'Imana. Amen. Kandi natuzirikane ko hari uko abantu batwita, ariko natwe hari uko twiyizi. Amen. Si byo se? Yego. Hari uko abantu batwita, ari nuko twiyizi. Umuntu ashobora kunyita, akanyita umuntu mubi, akanyita umugome, ariko ngiye mu mutima wanjye ndabugome ndangwamo rwose, kuko ndana icyo ndanakoze ngo ngiranuke. Turi kugendana. None mukozi w'Imana, karame, ko mbona uyu mwaka ugiye kuba umwaka wa kabiri, dore urarangira ejo bundi mu kwezi kwa 7, insengero zifunze. Urabivuga wiki? Yego. Abantu ko bakomeje kurambarara, abantu ko bakomeje kubikigana ngara hagiye hasigara, hari mbuti yashe ndi wareba. Wenga umukozi w'Imana, iyo ubirebye bikwigisha iki? Dore umwaka wa kabiri, kuko bavuze insengero umukozi kwa 7 kwa 2025 insengero barazifunga. Yego. Turi kugendana. Yego. 24 ngira ngahuko. None uyu munsi twafata umwaka wa kabiri insengero zikoze iki? Zifunze. Urabivuga ngo umukozi w'Imana. Yego. Urakoze cyane. Rero pastor urakoze cyane. Ngewe mu buzima bwanjye, nubwo insengero zaba zifunzwe, ariko ndakiri gutuma Imana itari gukora rwose. Ndacyatuma buriya nanona nta turi gukora umurimo w'Imana. Kandi Imana yanzanye aha nuko ishaka kugira ikivugana n'umuntu wese uzakurikirana kuri Ndi Umukristo TV. Bivuze ngo rero, kandi hari n'ijambo Yesu yavuze, yeze ngo mumenye yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka uri muri mwe. Rero insengero kuba zaba zifunzwe ku ruhande rumwe ni ikibazo, kuko abantu bamwe twese birahari ijambo rivuga ngo ndimukirengagize guterana kwera. Ni byiza ko twahuriraho tugaterana, ariko ku ruhande rwanjye ahubwo ubu niho mbona nambaye imbaraga kuruta uko mbere byari bimeze. Kuko ubu nonaha twahagarara na hano turi tukavuga Imana, twajyara mu muhanda tukavuga Imana, ahantu hose twahajya tukavuga Imana. Nibyo ni byiza ko zafungurwa, ariko n'igihe zaba zidafunguwe ndakizatuma Imana idakomeza kwitwa Imana. Ikindi cya kabiri cyo mbamya ko ndabwo urugamba turimo none n'abatubanjije bagiye bahura narwo. Rero icyo mbivugaho ni kimwe, insengero zifunguwe akomeza kwitwa iki? Imana. Mbese Imana ikomeje gukora. Rero icyo mbamya ko ni kimwe, buri muntu wese, hari abantu pastor bahanze amaso ngo insengero ngo zirafunzwe, ugasanga uko yakoraga umurimo bivuyemo akigira mu byaha. Undi nawe ugasanga nawe umurongo yarimo yawutakaje, ngo nuko insengero zafunzwe. Oya, ahubwo iki nicyo gihe Imana irigiye kureba abantu yavuganye nabo. Hari ijambo ryatubwiye, riratubwira ngo ngigiye kirageze ngo abasengera data mukuri no mu mwuka, ngo mukuri no mu mwuka, ngabo akaba aribo bagira gute bamusenga. Iki ni igihe rero
abasengera data mu kuri no mu mwuka aha niho bari gukorana imbaraga. Haleluya. Atitaye ngo nuko urusengero ubundi si kuba ari mu rusengero nicyo kiratuma Imana ikora. Yego. Cyangwa kuba uko byagenda kose nabivuze ni byiza ko bazaba zifunguye, ariko nigeze zidafunguye Imana izakomeza kwitwa iki Imana. Kandi Imana iri gukora. Rero icyo navuga nibyo koko Imana idufashe bazifungure, ariko bazifungura batazifungura Yesu akomeje kwamamara. Yego. Yesu akomeje kwamamara. Bishaka kuvuga ngo urusengero rwo mu mutima wawe, yego, rwa rusengero ngendanwa, yego, rwo rurimo rurakora cyane rwose. Amen. Abantu rero bere kwitwaza ngo insengero rwo zafunzwe, ndagutanga amaturo, ndagutanga ibyo gufasha abatishoboye, ubwo insengero zafunze ndaguterana. Aba bantu nyaboneka mugarukire aho ngaho. Niba insengero z'imitima yacu zigikora, data aracyari muri twe. Imana iracyahari. Imana iracyakiza abarwayi. Imana iracyasubiza amasezerano. Imana iracyasubiza ibyifuzo byacu. Urakoze kuby'inama nziza n'ibitekerezo byiza. Bishavuga ngo ugwa nagwe ariko yere kugira urwitwazo. Amen. Uretse gushara kandi uvuze ko guterana kweramwa, kuguterana kwera rwose, buriya guterana kwera ni byamamare nibibeho, kuko nabiri avuga ngo ababiri baruta umwe. Nawe sikubizi cyane rwose, ababiri baruta umwe. Buriya yabonaga bahuye basabanye, abaririmbye bakaramya Imana, umwuka warakamanuka, donga abantu bakibuka byabihe ko na Yesu igihe cyarageraga agakora igiterana abantu bakaririmba gakirizamo n'indwara. Bene harana indwara zarakiraga. Bene hariya buriya bene hariya n'abantu bumvaga bahemutse mu mutima ku by'indirimbo. Kuko buriya icyo ndabibwira mwebwe mudukurikiye, tujya mu rusengero ku by'ibintu byinshi bitandukanye, kandi dufashwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari ufashwa ari uko umuhanuzi yahanuye, cyane ufashwa ariko bacuranze ibyumba byinshi. Buriya hari n'abantu bazi gucuranga neza ku buryo mbega bacuranga bakaririmba bakakwibutsa ibihe bizaba mu ijuru. Mana yacu twegere kandi itindane natwe. None mukozi w'Imana kandi inshuti y'Imana, yenda ningihe nama wagira bano bantu bari gusubira inyuma, ngobo yenda utanana nansubiza, hari ngahantu nageze kandi bahasize bafunguye, ariko ngiye kureba mbona abakristo ndibigeze biyongera, kuko kwiyongera baragabanutse. Ndangije nafatire buriya bano bantu basa nabo babasigarije akariba. None kano kariba ndano kuza kukanywaho. Ndangije nafatiye buriya rero hari n'abantu mu bwami bw'Imana bazagarukira no kwirembo, kandi Yesu ndacyo azaba yaratakoze. Harangiye mbibara ngo ko n'umugisha abantu bakawukinisha bakawupfusha ubusa. Bano bantu niye nama wabagira bari gusubira inyuma ngo nuko insengero zifunze, niye nama wabagira? Yego, murakoze cyane. Ubundi mbamya neza ko ndashidikanya. Yego. Buri muntu wese iyo agiye mu kintu, niyo mpamvu hari uwigeze avuga ndaho namuvuga, ngo utazi ngiyajya, ngo niba ngo utazi ngo utazi ahajya ngo ndamenya n'ahagana. Rero hari abantu baje muri ibi bintu babizamo, ariko bakaza kubera ko babonye nduza yagiyeyo nakaza gucyo gusa, ariko umuntu wabijemo azi aharya, azi n'ahari kugana hariho. Kuko icyambere nta kindi Imana dushakaho, nijyaje muri tubwira ngo wahigwa abafite inzira zigana Isiyoni. Iryo jambo rero iyo umaze kubimenya uko biri kose, ndago wita insengero zirafunguye cyangwa zirafunze, wowe umenya icyo Imana igushakaho, nuko yatunga agakiza muri we. Yego rata. Yesu akamureba agasanga ryaje mbere tubwira ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo. Agasanga ahagaze mu nzira Imana igize gute imushakamo. Imana igasanga nta byaha byarimo, nibyo yaba yaragiye makaba yarabyihanye, ariko agahindukira ndiyongere. Kuko ijambo ratubwira, hari benshi bitwaje ijambo rivuga ngo Imana ngo yanga icyanga ariko igakunda umunyabyaha. Ikunda umunyabyaha wihanye akabivamo akabireka. None hari abantu rero ngabo bantu ngo umuntu umugani wiyiziye atazi yari kurya,
akaba ari asenga ariko ugasanga ari gusengana uburaya, akaba asenga ari gusengana ubumwe bw'inzoga, ari asenga ari abantu twabonaga no mu nzengero kibaza uyu muntu ibyo arimo arabizi cyangwa uwo rero urusengero kuba rufunzwe kwisubirira mu kabari ndacyo bimubwiye, kwigira mu buraya akasijya mu buraya ndacyo bimubwiye, ariko uzi aharya azi ko yaje muri ubu buzima arukurikiye Yesu nk'umwami n'umukiza we, Yesu watubambiye ku musaraba akazamukana ibyaha bye akazamukana ibyaha byanjye, uwo nibwo urusengero rwafungwa Yesu aracyari muri we. Amen, amen. Kuko azi ikimurimo icyari cyo. Amen, amen. Naho rero bari yumva ngo basubiye inyuma n'abandi ngo bari gusubira inyuma bihorere. Yari ijambo ryavuye ngo nushaka ko tujyana i Babuloni uze tujyana, ariko nutabishaka ugire gute yemwe ururire. Urapasa ari abantu utashiramo agakiza rero ku ngufu. Ubundi kwese atabaye wakabahaguye. Imana ishimwe. Rero ikindi rero pasa ari abantu bariho ariko bakaba badafite umwuka wera. Yesu yaravuze ari kumwe n'intumwa zawe ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye nzabohereza umufasha ariwe mwuka wera. Uyu muntu abaye afite mwuka wera ndabwo yasubira inyuma ngo nuko urusengero rufunze. Uyu muntu abaye afite mwuka wera ndabwo yabura kujya gusenga ngo nukubera ko ngari kubona ngo ibintu ngo byakomeye. Oya, no mu nzira naho uri ahantu hose, no mu nzu yawe naho uri hose, gusenga bihoraho buri gihe cyose. Icyo nabagira inama rero, batitaye ngo nuko inzengero zifunzwe abandi barigenda basubira inyuma, kuko hari n'abandi basubiraga inyuma n'inzengero zinafunguye. Inama nabagiraniye ntibamenye aho bari kujya. Kimwe ngahari anamaze kuvuga, yego insengero rurafunguye ariko abakristo ndibigeze biyongera. Niyo twavuga ngo bagiye hehe. Uwo rero yararimo ariko atazi ahari kujya aho ni hehe. Rero namenye ubundi buri wese namenya ahari kujya. Doko y'umuntu agiye gucuruza acuruza asizemo imbaraga kugira ngo abone inyungu y'ibyo ari gucuruza. Nari nshatse kubabwira nabo rero bongere baze basenge bibuke ko icyo Yesu ko Yesu yagiye ku musaraba ku bwabo, akamena amaraso ku bwabo, akamena amaraso kuri twebwe, tukaba turiho twakaye twarapfuye ariko urupfu rwacu Yesu yagiye ku musaraba. Haleluya. Rero ibyo bimaze kubimenya niho umenya aho gana ahariho, ukizwa ahagaragara n'ahatagaragara. Abantu bakureba naho batakureba urakizwa, kuko hari abantu bakizwa bari kureba pasiteri wabo, hari abantu bakizwa bari kureba abantu hafi yabo, ariko bagera hando batari kubareba ndibakizwe. Ngubu urugero hari umuntu umwe ejo bundi twari turi kumwe turi ahantu mu bukwe, igihe turi mu bukwe bigezaho ngiye kubara aravu bamuhaye fata ngo ndanshoboye fata, ati rero ati hubwo munjyane mu nzu ngo niho ndayinywera. Ageze mu nzu asaba inzoga abantu batari kumureba. Urero narijatse kuvuga iki, uri muntu yabizi ahari kujya hariho afata icyemezo, kandi ikindi akamenya ko Yesu yadupfiriye ku musaraba kubw'ibyaha byacu, uwo amenya hari kwerekeza hariho. Ndiyita rero kunzengero zirafungwe cyangwa zirafunze, akomeza gusenga. Murakoze cyane. Urakoze cyane kubwa amagambo meza cyane ukomeje kutubwira, kandi Imana ikomeze kuguha umugisha mwinshi cyane kuby'imbuguro n'amagambo meza cyane. Ndabwo dushaka gutinza kino kiganiro kuko turiga n'ijambo ry'Imana iminota 10. Amen. Naryo turi buryumve, twumve message y'Imana iri butubwire mu ijambo ryayo. None rakiza yenda soreze kwa kakantu hari ngabahanuzi cyangwa yenda shingiye ngo kwantu bajya bambamagara tubasete ari abantu tusango badusengere ariko bakaduca amafaranga. Bano bantu bavuga wiki rimwe na rimwe babasa n'abagurisha impano zabo, cyangwa se ukumva mbere yuko ngo basengana n'umuntu ngo kugira icyo bavugana amufatire iminota 30, iminota 10 yo kumusengera ngo nabanze atanga amafaranga kuri telefone, kuri mobile money n'ahandi hose unyura amafaranga kagera ku muntu. Bano bantu bavuga wiki bagenze bacu bahanuzi, izihe nama wabahereza n'icyo bavugaho? Pastor, icyambere aho ndanababaye cyane kuko buriya ariko hari ijambo rivanga bumwe agatukisha bose. Yego, nukuvuga ngo nguwo muntu siwe ndabwo ari we gusaba ababangamiye twese. Yego rata, kuko numbonye nanjye muri iyo shusho ahitavuga ti none uyu we hari nimubwira ngo anzengere nawe ndarabanza yambwira ngo mba amafaranga. Yego Pastor, icyo nakubwira, yego twese turi muri uyu murimo, ariko hari abantu barimo baje usanga bafite bo wogira hari izindi nyungu zabazanyemo. Yego bakaza doko atari Imana bashaka gukorera,
ahubwo bo bashakamo ibindi bihembo. Ariko rero hari ijambo nasomye ho rivuga ngo uko byagenda kose ibyo bihembo byo mu isi ni iby'igihe gito, ni iby'igihe gito, ariko ingororano, irindi jambo ngo ingororano z'abihanganye ngo nukuri zigize gute zirahari. Ingororano z'abihanganye zirahari, ariko none ngaba bantu pe baba bari kwica ivugabutumwa, baba bari kwica ibintu by'Imana. Ndabwo umuntu yakabaye asengeye umuntu, kuko hari ijambo nasubira rivuga ngo mwaherewe ubuntu ngo namwe mutangira iki ubuntu. Rero nukuri pe nawe wabungurikiranye ukora ibyo bintu ukora amakosa cyane. Niba Imana yaraguhamagariye gusenga, senga, Imana izaguha umugisha ikishije n'ahandi. Nge niko mbivuga, kiko nasengera umuntu Imana yamba umugisha ikishije n'ahandi. Nguko pati ushobora gusengera umuntu we akavana inshingiye uko uyu umuntu afashe umwanya wo kunsengera atereka mugurira agasukari. Ibyo birashoboka, ariko nyine arumva ibyo bari ku bushake. Yego ku bushake, ariko uzingo umuntu kugira ngo gusengere mubanze mujye mu biciro nibyo turambaya. Urakoze cyane, ndakugira mu butayu none mwiragwongira mu butayu ndanzanze icyifuzo cyawe cyasurizwa mu butayu, urabanza usevenge ibihumbi 100 kuri nuza yanjye. Koko urukumva uwari umuco meza twashyigikira tukawushaka. Aho niho nashaka gusobanura, njaka kubwira hashobora kuba hari umuntu wazangurikirana akumva turi kuvuga kuri ibi bintu. Nashaka kumubwira ko ugomba gusengera umuntu, noneho Imana y'ubwayo igacisha umugisha mu bundi bugishaka, ikamubwira ngo uyu muntu mugura agasukari ari ibimwibwiriye, ariko atari nkanje, bimubwiye bimuvuye ku mutima. Ibyo rero bihesha n'Imana iki icyubahiro. Ikindi cya kabiri, ashobora kuguhamagara nawe ndanayafite, nawe ndayafite. Uratekeza nk'abantu bose niko bafite amafaranga. Ndabihamya ko hari abantu bayafite, ariko ndaga abantu bose aba ariko bafite amafaranga. Si umuntu aguhamagaye afite ikibazo, nawe ubwe ari kuvuga ati nabona Imana indengeye, noneho ubwo umuteje ibindi bibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Bene data rwose ushobora kuzangurikirana ibyo bintu wakaye warabikoze, uzahindura icyerekezo. Ibyo ni byo gutuma izina ry'Imana ritukwa, ndabwo ari ryo guhesha Imana agaciro. Rero pe nanjye binarambabaje ibyo bintu pastor, ntago ari byiza, ndabihakanye, ndabicyashe rwose, nangendeye kure yabyo. Gusa kimwe ushobora kungurikirana ibyo rubyara kubayeho, ariko hari 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Harimo abandi mbamya pasiteri n'amaguru yanjye abiri ko ashobora kuba umuntu yamuhamagara akamusengera, ariko atarinze kumuca ibyo biguzi. Icyo nabwira abantu bangurikiranye, niwumva hari umuntu uhamagaye ukabubwira ngo nsengere, ukumva atangiye kukubwira, atangiye guca ibyo biguzi, mukupe. Yego, uwo afite ibindi. Uwo ndabwo ibyo ntabwo ari guca Imana ihemba, ahubwo Imana ifite ubundi bugihemba, itabanjije gusaba. Imana ndagibanze gusaba ibiguzi, ahubwo Imana ibishaka kugira ngo iyo mari ibikomere ku mutima w'umuntu, yo igira ikintu isibanganya aho wari wabuze amahoro yabone, noneho kugira ngo njyewe ngufashe ya mahoro yabone, ahubwo ninjye guteje ikindi kibazo. Ndagira ngo mbabwiye mwe mungurikiranye, igihe cyose uzahamagara umuntu ukumva atangiye guca ibiguzi, mukupe. Kupa rwose, kupa, ndabihakanye rwose, ibyo bigendeye kure. Mukupe uwo rwose ndabwo ari uw'Imana, ahubwo uwari kwikoresha. Kandi abondi ndibatanwa n'indimi, kandi abondi batanwa no kwerekwa ngo yeretswe. Kandi ariko ijambo riratubwira ngo pastor, aha ndafashijwe, ndanezerewe. Nibutse ijambo riratubwiye ngo ijambo riratubwiye ngo ndahandi tuzabamenyera ku mbuto zabo. None pastor, ngewe nguhamagaye gakubwira ngo nzengere, ugahita umbwira ngo ugahita umbwira ngo urabanza umbe ibiguzi by'amafaranga naye, ako kanya mbonye imbuto zawe, nahita ngukupa ngewe. Ahubwo ikize wansengera, none Imana yamba umugisha, ngenga zakugura isukari. Ari nje biturutseho. Nari rero ibyo nari mbisobanuye. Ijambo rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Ndabwo Yesu yigeze asengera umuntu cyangwa agakiza umuntu ngamubwire ngo urabanza mbereze ibi, ahubwo yabagakiza akaba ngo ugende wiyereke umutambyi kandi utange n'ituro gishimwe. Ni gutyo bimeze. Bene data mungurikiranye, ibyo bintu ngibyo ndabigwanyije, nivuye inyuma ndabigwanyije, ahubwo
igihe cyose umushemeze gutyo ujye umukupa kuko imbuto ze urazibonye ntabwo ari guca Imana ikora. Murakoze cyane pastor. Urakoze cyane kandi ndemeranya nawe mudukurikiye. Buriya abakozi Imana barasenga bakavunika ariko arababyitwaza nanone ngo yango gusenga ngo biravuna, koko biravuna, ariko iyo ari umuntu hagaciro avuga ati uyu muntu yansengeye kandi pe ndabona hari ikintu kiri kujya mbere, byibuze nanjye nzamushakira agasukari, ariko bivuye ku mutima nama wa muntu wasengewe, aricyo bijemo amafaranga ngurabanza ngumbaya buriya icyo gihe biba pastor. Reka ngubaze rero, nanjye reka ngubaze, uremera ko Imana iyo twayikoreye umurimo neza iduhemba? Cyane rwose. Reka ngubwire rero umuntu w'Imana yahembye kandi izina ryawe rigahabwa icyubahiro, witwa Eliya ageze kwa Ahabu. Eliya niba ari Elisa cyangwa Eliya uramfasha wowe ubizi cyane. Ndashaka rero uyu wageze kwa Ahabu igihe Ahabu ibyaha byari byabaye byinshi muri icyo gihugu ayoboye, arabyihorera abyirengagiza. Rero ni Eliya. Urakoze cyane. Eliya agezeyo rero umva ikintu yakoresheje, yaravuze ngo nshingiye ku byaha bikomeje kugwira aha hantu muri iki gihugu cyawe, mbagaritse imvura. Pastor urumva yaravuze ngo ndago yavuze ngo Imana ndiyagaritse ki imvura uzasome, yaravuze ngo mbagaritse imvura. Ariko pastor iyo twasenze neza ko natwe dufata icyemezo, dufata icyemezo kandi icyemezo dufashe kiretse akagishigikira. Tumbwiye n'undi muntu wese ngurikiranye, Imana ifata icyemezo ku bibazo byawe. Imana ifata icyemezo birakunda mu izina rya Yesu. Uyu mugabo yafashe icyemezo aravuga ngo mbagaritse imvura ndizongere kugwa ku butaka bwa Isiraheli. Amaze kubivuga arangije ngo arakata arigendera, ngo agiye ngagikebuka ngo witwa Ahabu ngo yitegereze uyu mugabo, aravuga ati ese iki byashoboka bite? Ngaramusuzugura. Ngo abonye ko amusuzuguye yitegereje aravuga ati aha noneho rero ndabona n'ubundi nzuzuguye, buriya ngiye ndekereje nzanga yaretse avanitse ubundi ubujya ure mugabo naramusumbaga nari muri uburebure. Impamvu bivuga nibi, uyu yararebye avanitse ubundi yabona ari muremure ati baba wenda wanakurana n'ikirere wowe duri na muremure none n'ubugufi bwawe tidaga ibyo byashoboka. Rero ubundi ibintu byacu uko biba mu mwuka, abantu batari mu mwuka ntago babibona, bibona n'umuntu uri mu mwuka. Noneho buriya iyi nguru ndayikunda cyane. Bigezaho rero Eliya yitegereje abona Ahabu amusuzuguye, arangije abane sawa kubera ko nzuzuguye ati none reka n'ibihano byongere. Afata ikindi cyemezo noneho n'ikime. Haleluya. N'ikime nacyo ndikizaboneke hano. Bivuze ngo yaramugiriye impuhwe, avuze ati basi imvura nitagwa bazabona ikime basi, ariko nabyo afata icyemezo ati n'ikime ndikizongere kiboneka hano. Ndaringi nerekeje kuri babandi warumbwiye ngo umuntu usengera umuntu amusabye iki ibiguzi, kugira ngo mbereke umuntu ngurikiranye uburyo Imana igira gute ihemba. Elisa rero byageze aho arangije afata icyemezo arigendera. Imana izi icyo yakoze, yahise imujyana ku kagezi ibiti Kereti. Ndavuga ati umuhungu wanjye ati karame, kubera ko wongoreye umurimo neza. Ndafashijwe. Gukora umurimo neza bifungura iki gihugu cy'ijuru ukabona umugisha. Gukora umurimo neza biguhesha gake. Gukora umurimo neza Imana irakuvuganira, Imana igakora ibintu by'imbaraga. Ibihita umuhungisha ku kagezi bita Ikereti. Ageze ku kagezi bita Ikereti ukunda Imana ihemba. Rero aho ngaho muri icyo gihugu hateye inzara, hatera amapfa, ibintu birakomera. Imana ishigikira ijambo ryo Elisa yaragize gute yaravuze. Ageze kuri ako kagezi bita Ikereti, Imana itishaka icyo bita ibikona, ibikoresha inama vuba vuba yigitaraganya. Imana yarigiye guhemba uyu mugabo kuko yakoreye Imana neza. Nibyo ndi gutangariza abantu bo bahanuze bavuga butumwa bose bangurikiranye baba pastor. Imana iraduhemba iyo umurimo twawukoze neza, nge ndabihamya. Noneho Imana itegeka icyo biti ibikona, ibakoresha inama, bati mwese muze dukora inama. Ibikona byose byegera Imana. Rebane uhereye uyu munsi atumva rero ati karame nabyo birayitaba. Ati inyama yose ufashe uzibesha uyirye, utayijyaniye umwana wanjye wongoreye umurimo wanjye neza, ubwo munywa nzagufata nzaguca.
ndaguzamira iyo nyama imanuka igere mu izagera mu ndizaguhagama. Ujye ufata icyo wafashe, haba inyama haba ibyo wafashe byose ubijyanira umwana wanjye ahari kukageza ibiti kehe Ikereti. Abaho none Imana ndiyamuhembye, ndiyigeze agira inzara, yabayeho neza kubera ko yakozereye Imana neza. Ibiro bindeye kongera kuvuga iri jambo, wowe ungurikiranye, Imana ijya iduhemba, uzajya ukorera Imana neza, usengera abantu, ibintu byose Imana izabikora. Uko yabihembye Elisha, nawe niko izajya igenda ikuhemba, kandi nda Imana izakwirengagiza warayikoreye neza. Murakoze cyane. Ya Mana we, ko mbona nafashijwe n'ijambo ry'Imana. Reka rero tujye mu kanya nanone ukomereze uko ibyo twaturemo n'ijambo ry'Imana. Ndumva wakomerezaho na message zindi zo mu ijambo ry'Imana, nazo ukazitambutsa mu gahe gato cyane. Nifuje ko kino kiganiro kitarenze iminota 40. Yego, iri hafi yo kugeraho. Karibu rwose. Imana ishimwe. Murakoze cyane ni nabyo biba bituzanya hano kugira ngo twumve ijambo cyane, kuko ubuhanuzi bwa mbere bukuru ni ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane rero, kandi ndakindi Yesu yatsindisije Satani, yaramubwira ngo handitswe ngo umuntu datungwa n'imitsima gusa, ugatungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe cyane rero, kandi Imana ikomeze ibane natwe. Pastor, ariko mbere yuko dusoma ijambo twabanza tugasenga amasegonda makeya. Nta kibazo, reka dusenge. Imana ishimwe. Uwiteka Mana nziza, turagushimye turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Uyu wari umwanya Mana Data watwemereye ngo twicara ahantu kuri Ndi Umukristo TV. Mana, mu izina ryawe Yesu, ni wowe wabyemeye urahatuzana kugira ngo tuvuye gukomera kwawe, tuvuge neza yawe, kandi hari ibyo ugambiriye kubwira abana bawe, kubwira ubwoko bwawe, hari ibyo ugambiriye. Turi ahantu uyu mwanya rero turahagarika imigambi ya dayimoni, turukana imbaraga za Satani mu izina rya Yesu. Gukora kwa abadayimoni turakwirukanye muri iri jambo ry'iminota 10 yonyine. Ukora ibintu by'imbaraga, kandi mu izina rya Yesu imbaraga zawe zikingirize none n'iteka ryose. Umwuka w'ubwenge guhishurirwa kubibane natwe, kandi mu izina ryawe Yesu ndaba ari twe abari wowe, uvugane n'abana bawe bose, buri muntu wese yumve kugira neza kawe, kuko Imana ishoboye mu izina ryawe Yesu. Amen. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo riboneka mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 5. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice ni 5, umurongo wa 5 n'uwa 6 gusa. Kadusome twumve uko atubwiye. Umutwe w'amagambo aratubwiye ngo Yesu arobesha ifi nyinshi. 5, Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ndacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse ishundura zabo zenda gucika. Imana ishimwe, kandi Imana ibane natwe. Rero iri jambo narihaye umutwe w'amagambo uvuga ngo aho ubona ibyawe byari byaranze, aho niho Yesu aje gukorera. Aho ubona wowe ungurikiranye, niwe mutwe w'iri jambo mvite. Aho ubona ko byari byanze, aho ubona ko byari byaranze, byarayoberanye, aho niho Yesu aje gukorera kugira ngo bigende neza. Imana ishimwe cyane. Iri jambo dusomye rero, dusomye ku jambo rivuga ngo Simoni Petero yari ari kuroba, yari yagiye kuroba ashakisha ikintu bita amafi, ariko amafi yarangije yaramuhunga. Kandi ikibazo kiri n'ubundi, ndekereza ko uyu mugabo Simoni Petero n'ubundi yarasanzwe ari umurobyi. Ikindi gihe yajya kuroba agafata, kandi uribuka ko n'ubundi n'ikindi gihe Yesu umurobyi. Noneho bigeze igihe rero arongera afata umwanya wo kujya kuroba. Aragenda araroba ijoro ryose, niko ijambo ryatubwiye. Arara ari kuroba, yemwe arashakisha, ariko amafi aramuhunga. Hari abantu bangurikiranye bararobye amafi arabahunga, baracuruza ubucuruzi burabahunga, bashatse ubushobozi bwo gushakisha, ugafata amadeni ngo rero kare icyo ugeraho, ahubwo kugira ugire icyo ugeraho, ahubwo nayo wafashe akagenda mu buryo utazi, nawe amafi yaraguhunze. Iyo Yesu atari yagera muri business yawe, iyo Yesu adahagaze mu rushako, iyo Yesu adahagaranye nawe mukobwa, urateretwa none ejo ubukwe bugapfa bugiye kuba. Ariko turi ku jambo rivuga ngo aho byanze, aho niho Yesu aje gukorera kugira ngo agutabare.
uyu rero Simoni nawe yafashe umwanzuro aragenda araroba arashakisha rwose ifi ziramuhunga ndagira icyo afata. Ijoro ryose rimukeraho, mbese yari afite imbeho, abonye byanze atangira kumesa ishundura ngo yitahire yiviremo yigendere. Revani rwose ndako ndagize nagerageze kwifata neza ngo uyu mugabo ngunde twubaka urwo biranga. Nagerageje gushakisha rwose ahantu hatandukanye umukobwa akigira neza, yemwe akagerageza kuvuga neza kugira ngo arebe uburyo yabona umusore umutereta bakubaka urugo, ibyo bikanga. Na Petero niko byari bimeze. Ati undi nawe akagerageza gucuruza agashakisha ahantu hose, ugafata ibintu ubwo amadeni agakomeza akabamurengera. Na Petero niko yari ameze, nawe yari iryo joro ryose ashakisha biranga. Ariko birashoboka nawe kubungurikiranye kuba nawe wari ugeze igihe cyo kumesa ishundura, cyo kumesa ukavamo nguko ukava mu byo wari urimo. Oya, Yesu aho wari ugushakishiriza bikanga ngo uzane ijambo rivuga ngo aho niho Yesu aje gukorera. Petero atangiye kumesa ishundura ngo yigendere. Ijoro ryose ryamukereye afite umunaniro, afite imbeho. Buri abantu bararamuka ivo mu nyanja bari kuroba, bucya mu gitondo afite imbeho nyinshi cyane. Avuye aho ngaho mu bwato agize ngo agende, arangije imbere gato yitegereje ngo abona Yesu. Narinjatse kukubwira ngo iki gihe noneho Yesu ugiye kumubona mu bibazo byawe, Yesu ugiye kumubona mu rushako rwawe, Yesu ugiye kumubona muri business yawe, etaya mando yasire. Yesu ugiye kumubona mukobwa nawe wubaka urugo. Umaze igihe urukurira, wari ugeze igihe cyo kumesa ishundura nawe ngo wigendere, wari umaze igihe cyo gufata iyindi myanzuro, ariko aho niho Yesu aje gukorera. Petero ngo yitegereje ku ruhande abona Yesu. Nawe wumve ko uyu mwanya ubone Yesu ku buzima bwawe. Amaze kubona Yesu arangije, niko ijambo ritubwiye, arangije ajya mu bwato bwa Petero. Amaze kujya muri ubwato bwa Petero, bigezaho amaze kujya muri ubwato agezemo, barangije ngo baragenda. Bamaze kugenda bageze mu bwato, Yesu arangije arongera akoresha itegeko. Haleluya. Aramubwira ngo ongera ujugunye ishundura urobe. Ongera ujugunye ishundura mukobwa, ongera ujugunye ishundura mugabo ngurikiranye, ongera ujugunye ishundura mubyeyi urwo rwubakwe, ongera ujugunye ishundura mugabo business yize mu mugisha, ongera ujugunye ishundura yewe wowe ngurikiranye ubugwayi bukire, ongera ujugunye ishundura. Niko Yesu akubwiye. Yesu abwira Petero ngo ujugunye ishundura. Arangije aramubwira ati oya, ti databuja twakesheje ijoro turoba ndacyo twafashe. Aramubwira ati ndako tutagize, nawe ndakutagize, washakishije ahantu hose biranga, ariko Yesu yongeye kuza mu bibazo byawe. Arakubwiye ngo aho wari ukubona byanze nihaje gukorera. Petero ahita asubiza Yesu, aramubwira ngo ariko kuko ubivuze, kuko atari abantu bavuze, umva wongurikiranye, kuko atari abantu, atari shangazi wawe uvuze, kuko etaya mando yasire atari inshuti zawe zibivuze, noneho ni Yesu ubivuze. ngo ongera ujugunye ishundura urwayi bukire, ongera ujugunye ishundura ukore, ongera ujugunye ishundura nawe ubona akazi. Waradepoje ahantu hose biranga, nawe wari umeze ngaho uri kumesa ishundura ukwitahira, wari umaze gucika indege kubwo gusenga. Imana yavuganye nawe ibintu bimaze igihe kirekire cyane, warategereje ubona byaranze, ariko Kristo aje mu bintu byawe. Kristo aje mu bintu byawe. Ayo marira kugahinda kawe, mubabaro wari ufite, umaze iminsi usengerwa n'abantu benshi batandukanye, uvuga ngo Mana ko wahoze uvugana nanjye gihe kikaba no, Kristo aravuze ngo aho uri kubona byaranze nihaje gukorera. Simoni abwira Yesu ngo kuko ubivuze reka nzijugunye. Ijambo ritubwiye iki? ngo arabikora, ajugunye ishundura. ngo babikoze ngo bafata ifi nyinshi. Nawe ngwifurije gufata muri uyu munsi, nawe ngwifurije gufata muri kino gihe turimo, nawe muri uyu mwaka ngwifurije gufata. Mukobwa ngwifurije gufata urugo rumerene, wubakwe, nawe baguterete wubaka urugo, ubuzima bwawe Imana ubihindure. Nawe ngwifurije gufata mukobwa, iki ni igihe nawe Imana igiye kuguhereza gufata, ukabona ukuboko
ubukwe ukubaka urugo, nawe ngwifurije gufata mu izina rya Yesu. Mubyeyi ngwifurije gufata etaya mando asire kere, ngwifurije gufata ukubaka urugo rugakomera. Mugabo nawe ngwifurije gufata ukubaka urugo rugakomera. Aho wabonaga hari divorce ngwifurije gufata divorce kavaho. Aho wabonaga aramarira ngwifurije gufata ibyo bikuriza ukabona umunezero mu mutima wawe. Ijambo ryatubwiye ngo aho wabonaga ko byanze niho Yesu aje gukorera. Petero nawe etaya mando asire kere tokera sika pele wa enitaya mando asire kere, wowe umaze iminsi wibaza ku bintu byawe, ku bibazo byawe bikakuyobera, ariko Kristo aravuze ngo hari icyo bikozeho. Aho ngaho wabonaga byanze niho Imana igiye gukorera mu izina rya Yesu. Ijambo litubwiye iki etaya mando asire kere tokera sika. Muri iri jambo hari abandi Imana ikirije mu burwayi, kuko wari umeze ngaho nawe uri kumesa isundura ngo wigendere, kuko igihe wari umaze ku gisasiro cy'urwayi cyari kikubereye ikibazo cyane. Wabonaga ari kanseri basha umubiri wawe, ariko Kristo aravuze ngo arakurengeye. Muri iri jambo akira ubutabazi buturutse ku Mana. Hari abantu mbonye Imana ikijije imigongo idakira, hari abantu mbonye Imana ikijije ibintu by'amaguru, hari abantu mbonye Imana ikijije ubuhumyi bw'amaso, hari abantu twone Imana iri gukora mu nda. Kristo aravuze ngo Imana igutabariye aho wabonaga ubuzima bwawe burangiye, aho wabonaga byanze niho Kristo akoreye kugira ngo agukize izo ndwara ziri mu mubiri wawe. Ijambo ritubwiye iki? Ngo Petero ngo amaze kubikora ngo bafata ifi nyinshi etaya mando asire kere tokera sika. Nawe wumve ko hari ibintu bigiye guhinduka kubwira ijambo. Petero byarahindutse, Yesu ageze aha muri ubu bwato. Nawe wumve ko Yesu ageze ku kibazo cyawe. Enitaya mando asire kere tokera sika, ati ngaho mwakira ubutabazi. Enitaya mando asire kere tokera sika. Imana iravuze ngo niyo ishyize umugisha mu biganza bya wowe ungurikiranye. Enitaya mando asire kere tokera sika. Iravuze ngo wowe umaze iminsi ugwaje abana ukibaza ngo bizagenda bite. Kristo aravuze ngo arabakishije. Enitaya mando asire kere tokera sika, ati dore dore agahinda wowe etaya umaranye iminsi. Enitaya mando asire, ufite ubwoba bw'urugo rwawe n'umuryango wawe. Imana iravuze ngo humuri kubakiye urugo. Aho wabonaga haje divorce, Imana iravuze ngo izo divorce zikuyeho. Imana iguhaye amahoro n'umutekano muri urugo niyo rwubatse. Enitaya ati yemwe bakobwa etaya mando asire kere, Imana iravuze ngo ije guhindura amateka yanyu, kuko mumaze iminsi mwibaza uburyo muzatabagwa bikabayobera, ariko ngo mwakire. Enitaya mando asire kere tokera sika, ati gutabarwa aho mwari muhagaze mubona inzira ndayo. Etaya mando asire, ati data aravuze ngo niwe usobanuye ibyanyu, atagiye kubamenyekanisha. Pele wa etaya, ati dore mwari mumeze ngabambaye. Enitaya mando asire kere tokera sika. Enitaya ibikanzu by'umukara byatumaga mutagera etaya mando asire kere ku bisubizo byanyu uko mwari mubishaka, ariko Kristo aravuze ngo humura, nawe akwambuyemo etaya, agukuyemo pele wa etaya. Ibyo bintu wari warazirikiweho, nawe Imana iremye ubukwe ku buzima bwawe, kuko Imana izituye imigisha yawe. Nawe ngakira ubukwe kuko Imana ikuremeye etaya amashimwe muri uyu mwaka. Enitaya mando asire kere tokera sika. Iravugana n'aba bagabo bari kubona ndakazi ngo Imana ije kubaha akazi. Enitaya mando asire kere, iravugana nawe ufite business ubona harimo ibibazo, iravuze ngo ibyo bibazo bikuyemo. Enitaya mando asire kere, nawe wibaza ngo Mana noneho ngewe ndabaho gute? Wibaza ubuzima bwawe ukabona busa n'uburangiye. Kristo aravuze ni uguhaye ubuzima, ni uguhaye imibereho. Enitaya mando asire kere, ati Kristo aravugana namwe mumaze iminsi mubona mufite kanseri zo mu bituza. Imana yavuze ngo irabarengeye, ati rahakoze rwose, ati bongereye cyo kubaho. Enitaya mando asire kere, ati ngwara y'umugongo kuri aba babyeyi Imana irabarengeye. Enitaya mando asire kere tokera sika. Umaze iminsi wivuza ushaka imiti, unywa imiti ukabona ubwayi butari gukira, wazengurutse ibitaro byose n'ahandi hose ukabona byaranze. Kristo aravuze ngo wakira ubutabaza guhaye. Enitaya mando asire kere, ati Imana nibahaye ubuzima, Imana nibahaye imibereho. Enitaya mando asire kere tokera sika. Wowe wabonaga ibyawe byaratwawe etaya mando asire, ukabona imigisha yawe warayitwawe mu buryo utazi. Imana iri kuvuga ngo Satani hari ibintu yari yarabambuye mu biganza byanyu. Kristo aravuze ngo yongeye kubagarurira imigisha mu biganza byanyu. Enitaya mando asire kere tokera sika, ati enitaya hari abandi Imana ibohoye kubwira ijambo. Enitaya warugaragara ngo uboshywe kuko wacuruzaga bikanga, wajya no mu kazi bikanga, ahantu hose ugashakisha bikanga, wari waraboshywe. Kristo aravuze ngo
ugasanga arakubohoye n'ibyawe byose ati yongeye kubishiramo umugisha. Enitaya mando asire kwere tokera sika kandi hari abantu Imana ikuriye kugwara imitwe idakira ati rwose umaze iminsi umwe imiti umuti etaya ibinini by'imitwe ariko kumva umutwe utari gukira. Kiretse aravuze ni we ukwivuriye atakoze kuri uwo mutwe ati wari umutwe mutererezanyo akira gukira uko Imana igutabaye. Enitaya mando asire kwere tokera sika ati pele wa enitaya mando asire tokera sika. Hari abantu Imana yishuriye amadeni kuko mwabonaga ari ibintu bitoroshe kugira ngo amadeni yishyurwe. Hari abantu Imana kuyibyabo ku cyamunara ati mwakire kwishyurirwa amadeni rwose. Enitaya mando. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Amen. Kandi Yesu akomeza atindane nawe, imbabazi maze komeze kubwira kuri wowe. Hirya rero y'imvugo y'Imana no comment. Hirya y'imvugo y'Imana no comment rwose. Huko reka tugusabe utanga akanimero kawe uwakenera gusengana nawe birambuye ku buryo ashobora kugira aho yakubonera. Amen. Tanga akanimero kawe. Murakoze cyane. Nimero yanjye ni 078 yego 60 32 52. Asubiramo. Nimero yanjye ni 078 60 52 32. Yego Imana ishimwe. Yego nari nyivuze nabi. Imana habwe icyubahiro. Pastor rero Imana ishimwe ari handi tukiri. Imana ishimwe. Impamvu nsa n'umuntu wibagiweho narindi Imana habwe icyubahiro. Narindi kuvuga iyi nomero none ngiye kubona mbona hari umuntu wari ubyimbye amaguru, mbona hari umuntu wari ufite ikibazo cy'amaso, mbona hari umuntu wari ufite ibintu biri kumuriza. Numva Imana ibyenga abo bantu batatu Imana yamenyira barengeye. Nibyo rombise nerekezamo nibagirwaho narindi. Ariko Kristo aravuze ngo aba bantu bakira ubutabazi kubiri ibi bintu wabonaga bibabangamiye. Imana yamenyira barengeye. Yego ndacyakomeza rero. Nimero yanjye ni 078 yego 60 32 52. None ndumva yumvikanye. Imana ishimwe cyane. Ngeka kwiboneka no kuri WhatsApp. No kuri WhatsApp irahari. Nta kibazo igihe cyose turahari. Kuduhamagara tukabasengera ni Imana duhamagariye. Kandi ntabwo turi babandi tukubwira ngo nuduhamagara ngo tuzakubwira ngo banze uduha amafaranga. Oya, ahubwo Kristo aduhamagaye ukora umurimo ahemba neza ndiyambura. Murakoze cyane. Amen. Ngo dusoreza n'isengesho nanone mu minota mikeya. Murakoze cyane. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza urerura kiranuka uhabye icyubahiro. Nsengeye abana bawe, nzengeye mu izina ryawe Yesu abagaragu bawe. Buri muntu wese Mana Data uzakurikirana Ndi Umukristo TV, Mana Data azagira icyo yumva muri iri jambo twubwirije, azagira icyo yumva muri iri jambo uzanye ahantu, kuko uzana ibi bintu nk'ibi hari abugambiriye kuvugana nabo. Unyemerere rero Mana Data umva ibyifuzo by'abakobwa, umva ibyifuzo by'ababyeyi, umva ibyifuzo by'abagabo, umva ibyifuzo by'abasore, umva ibyifuzo by'umuntu wese Mana Data afite. Mana tuzumve bahamagara pasiteri, bambamagara bavuga ko hari icyo wabakoreye kubwira isengesho. Unyemerere rero ineza yawe n'ubuntu bwawe igaragare ku bana bawe, kandi buri wese cyagukeneyeho ukimuhe. Buri wese umuhuze n'umugisha we ukurikiranye iyi Ndi Umukristo TV. Umugisha ugaragare ku bwoko bwawe, ugaragare ku bana bawe, kandi nsengeye umuntu wese warucitse indege mu byerekeranye n'umurimo wawe. Wongere umugaruza uburwaneza bwawe, ajye mu nzu yawe akora umurimo wawe, kandi agutinya yindi byaha kugira izina rye rihabwe icyubahiro. Amen. Rero hari indirimbo ya 400 tubwira ngo twebwe abasiganirwa dutege kwa twitegura irembo kuzarutahamo, ariko udakijijwe wese ntabwo azarutahamo. Uhereza abantu bawe kukorera bagutinya banari mu gakiza, kuko turabizi ntabwo tubizi ko kuko hari jambo wabwiye aba bakobwa 5 b'abanyabwenge 5 b'abapfu, urababwira ngo nuko bagutegereze uko batazi umunsi n'igihe. Twese ndabo tuzi igihe. Igihe kigeze Mana mu izina ryawe Yesu uyuhamagaye umuntu aratambuka akagenda. None dasaba ngo umuntu wese ungurikiranye umuhe kuba mu gakiza kawe, kandi agutegereze atazi umunsi n'igihe wowe uziraho. Urakoze ubuntu bwawe bugaragare ku bana bawe, umugisha ugaragaye ku bwoko bwawe. Urakoze kuri mu ruhande rwacu, kandi urakoze kubwira ijambo ko rizagira ku bantu benshi kandi bakagira icyo bumva. Nikumbwiye urakoze, kandi hari ibintu by'ibikuta by'isi bya Satani hiritse ku bana bawe kubwira ijambo, ahubwo
benshi ufunguye akayira k'umugisha wawe ngo winjire mu migisha yabo. Hari abantu bari bafite ibintu bisa n'ibintu byaratumye batajya mu migisha yabo, ibyo bikuyeho, ahubwo nabo binjije mu migisha yabo kuko uhinduye ubuzima bwabo. Urakoze kumvishe gusenga kwacu twese mu izina ryawe Yesu. Amen. 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 Urakoze.